Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nongere nguramutse wewe wemeye gukurikira MC Rubangukana bigwi nkuko bisanzwe rero urabizi genda gati gaturika umuriro ukaka rutica umugambi wemeje guhiga nkesa jewe ndi igikano cy'imfizi ndi rukwaya rw'inkwaya ndi rusakara n'inkubito nyire ngoma ndi icumu ricumbikira abacumbitsi ariko nanone rubanguza ntambara rwa mabuka icumu ritagungira aho ruremye ubu ni ngewe iryo nibambuye ndi igikaka burya ruguna nduru rirambera nyamibwa y'ubufundu ngenda nijabo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwoba rugegana ingoma ndi umurongo wanani yabanzi ubwo bantera igihumbi rero babanje ko bisunga imbere ntindakwica nakurashe akonda kwegera nkagena icondo ry'ingoma byano kariyamira abasigaye bati uyu musore ni igikaka no kuduhabya bati mu muharire ingamba nziza mu muharire kuduhabya maze nanjye ndabahabya Ijewe rero kubana Pacifique Wasengimana wa Ruberandinda rwa rwatambuga iwacu ni hahandi nk'ibisanzwe ni mu bufundu mufura zifungura murabizi harya impyisi nibisamagwe ariko nanone haramutswa Rubangukana bigwi twataramye mwo kagira Imana no Rwanda mwe ni mwizihirwe rero ni mwizihirane nanjye ni mubane nanjye muri ingamba nziza cyane ndabakeje uyu mwanya rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane cyitwa kwiyubaka ku Rwanda ese nkawe nk'umunyarwanda iyo bavuze kwiyubaka ku Rwanda wumva iki ahita uhera kuri iyi nyubako uri kubona inyuma yacu inyubako nziza cyane inyubako imeze neza bayita convention center ni inyubako nziza cyane ese iyo utekereje u Rwanda rwo hambere by'umwihariko iki kiganiro ndabanza ngiture abantu bakuru muzi u Rwanda rwo hambere wenda muri za 90 gusubiza hasi yego guhera kuri za 99 wenda kugera mu 2000 gusubiza hasi banza utekereze uti ese u Rwanda rwari rufite ishusho nziza nk'iyi ngiyi uri kubona ese u Rwanda rwari rumeze rute abantu bakuru muze muri comment muduhe ibyo bitekerezo mukurikije ahantu duhagaze ukuntu muri kuhabona muraza kuza mutubwire ni gute murabibona mute mubyumva mute ese iyo tuvuze iterambere ry'u Rwanda cyangwa se imyiyubakire y'u Rwanda mwebwe mubyumva iki cyangwa se mubivuga iki nk'abantu mwabaye mu Rwanda rwo hambere byanze bikunze hari byinshi muzi ndetse abantu benshi mwana basangiza bityo tugakomeza gusangira ibitekerezo ndetse mbibutsa ko kuri channel yacu n'umunini gakondo k'abanyarwanda aho dukomeza kugaruka ku muco nyarwanda uwo nise umurage musekuru umunyarwanda twese aho dukomora ibyo dukoresha nkabikunda cyane rero iyo ndi kumwe namwe cyane mu ngamba nziza nk'iyi kuko turaganira kandi tukizihirana ugasanga ni ibintu bitwizihiye maze nanjye nkagira nti koko Imana izo burya nta gakondo nta nkomoko buriya rero umunyarwanda ni wajyaga agira ati ibyiza ni ukwigira burya ngo umunyarwanda arigira yakwibura agapfa u Rwanda rutiyubatse u Rwanda rutaharaniye buri kimwe cyose cyarufasha kuba rwazamuka rukagera ahandi hantu usanga nyine hari ikintu kinini cyane twebwe ubwacu duhomba cyangwa se tubura mu mibereho yacu yego rero icyo mbashaka rero kukumvisha nyine nuko twebwe ubwacu tuba tugomba kumenya ibyo dukora ni ibiki ese tubikorera he ese bitumariye iki icyo gihe bizadufasha kubaka ikintu kinini cyane kandi ikintu gikomeye yego rero nibyo mba ndi kubabwira ni rero ni gakondo k'abanyarwanda ego twizihirwe kandi twizihane mwuka agira Imana ngaho rero nimuze muri comment mutubwire u Rwanda rwo hambere hari byinshi rutari rufite u Rwanda rwo hambere hari imibereho rufite ariko nta terambere nk'iringi ryari hari turibukiranya ko ndetse u Rwanda rwo hambere hari byinshi cyane cyangwa se ingoma zagiye zibaho hari iheza rimwe na rimwe ku banyarwanda ryagiye ribaho ariko uyu munsi ugasanga buri muntu wese afite ubwisanzure mu merekezo ye mu byo agenda yerekezaho rero ugasanga nyine uyu munsi ibintu bimeze neza kandi nta nkomyi nta ndishyi buri munyarwanda wese nyine ugasanga areziwe ari nayo mpamvu uyu munsi usanga abanyarwanda bose cyangwa se abantu benshi muri rusange
bakomeza kuvuga bati u Rwanda u Rwanda u Rwanda mpuzamahanga, ahantu hose nyine ugasanga bo barimo baririmbira u Rwanda. Impamvu rero nta yindi, impamvu ni yuko nyine aba bantu babibona ko u Rwanda hari imyiyubakire rufite, nuko aba bantu babibona neza ko u Rwanda nyine hari aho rwavuye ndetse kandi hari naho rugeze kuri uyu munsi. Ngaho nguko rero ndabinginze mwokagira Imana mwe, ni mujye mubana natwe, mukomeze kudushyigikira, mukomeze kutwega ko muri kumwe natwe, mukomeze kuduha ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, bityo nyine u Rwanda dukomeze kuruvuga neza, no mu ruhando mpuzamahanga baruvuga neza. Ngira ngo mwarabyumvise, niba ntibeshye neza, sinzi igihugu bahoze bavuga ngo harimo urubyiruko rwaho batangiye gutekereza ku Rwanda, ngo ku myiyubakire y'u Rwanda nyuma ya Jenoside. Ese ni gute twebwe nk'Abanyarwanda tudashobora gutekereza ngo tugire ikindi kintu dukora cyadufasha kwiyubakira akandi kantu kameze neza? Ibyo ngibyo rero impamvu mba ngomba kubivuga nuko nyine twebwe nk'Abanyarwanda, twebwe nka bene u Rwanda, twagombye natwe kwishakamo ibisubizo, abandi ntibatubonemo ubushobozi burenze twebwe ubushobozi tutifitemo, ahubwo natwe dutangire twibonemo icyizere yuko ibyo bintu twabishobora, ahubwo natwe dutangire tubone ko natwe hari ikintu twakubaka. Niba uri Umunyarwanda ukaba uzi neza ko kuri YouTube ngo hariho amafaranga, u Rwanda rwariyubatse, mu Rwanda ahantu hose hari internet, menya ngo ngomba nanjye gukora YouTube channel, nkaza ngakora ikiganiro cyiza, nkagereza Abanyarwanda, nkagereza bene u Rwanda, nabo bakakireba, ndetse kandi ntekereza ko birashimisha cyane, ndetse n'iby'agaciro kuri buri umwe wese ukunda umuco nyarwanda, ndetse n'iby'agaciro kuri buri umwe ukunda u Rwanda. Ubwo rero twakagombye nyine kubakira aho ngaho kugira ngo natwe dukomeze dufatireho, wo kwisanga warasigaye. Nawe ejo uzaba uri kora ku mafaranga, wambara agakoti keza nk'aka ngaka, nawe ugende ukore ikiganiro cyiza, nawe ubashe kwishyura iyo nzu. Niba utayize kaminuza, nawe ugende wishyura iyo kaminuza, nawe uyige, ibintu bimere neza. Umutekano nuza kubona ari wose, nawe uzajya usigara uvuga uti noneho ibintu bimeze neza aho bigeze, nange hari ikindi kintu kimwe nanjye nakwifasha, hari ikintu kimwe nanjye nakwitezamo imbere, hari ikintu kimwe nanjye nafasha bene u Rwanda, hari ikintu kimwe nanjye nafasha umuco nyarwanda. Wenda wikora umuco nyarwanda, ariko nawe itinyuke wumve ko u Rwanda rwakoze buri kimwe, kuko mu kwiyubaka k'u Rwanda hari ikintu u Rwanda rwakoze. Sinzi niba muri kumva icyo kintu, hari ikintu rwakoze, rwatanze amahirwe kuri buri umwe. Uyu munsi nta heza rihari, uyu munsi nta vangura rihari, buri muntu wese afite ubushake, afite ubushobozi, afite uruhare, afite umwanya, afite uburenganzira bwo kuba yakora buri kimwe cyose yifuza. Noneho rero tugenda kandi twanzura tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka nkubwire ngo byose biracyashoboka, amahirwe yose urayafite, u Rwanda rurakeye, u Rwanda rufite byose, kandi u Rwanda rwakugeneye byose. Ngaho bana narwo, weho urwemerere, uruhe umwanya, ubundi ubane narwo. Reka nsoze ngira nti ngewe nari Rubangukana Bigwi rwa Rutigimbwa ubukombe butari ingimba, agati gaturi ku muriro ukaka, rutica umugambi yemeje guhiga nkesa igikanu cy'imfizi, rukwaya rw'inkwaya rusakarana inkubito nyir'ingoma, icumu ricumbikira abacumbitsi, rubanguza ntambara rwa mpabuka, icumu ritagungira aho ruremye, naryibambuye ry'igikaka burya ruguna rurirambera. Ariko nanone inyamibwa y'ubufundu ngendanije abo kwijanja banyita Rudatinya, ndi mwene nta bwoba rugegana ingoma, ndi umuronko wananiye abanzi, nitwa Kubana Pacifique wa Nsengimana wa Ruberandinda, Ruberandinda rwa Rwatambuga, iwacu ni mu bufundu munsi y'umusozi wa Nyakayaga, ubundi harya impyisi n'ibisamagwe, maze ndamutswa Rubangukana Bigwi twataramye. Niba rero wishimye, niba unyuzwe, dushyigikire, ukore like, ukore subscribe, share ndetse na comment. Ariko nanone ushobora kubona bitakunyuze, bitagushimije, ariko ukavuga ati ubutaha byanze bikunze uyu muhungu afite umuhate, aramera bikora neza, reka menshyizeho subscribe, ndetse ubutaha nzakurikira ibiganiro bye, nzamubwira niba yabikoze neza cyangwa se yabyanze. Amahoro cyane rero, mbakunda kubi, nariye musuri Rubangukana Bigwi nk'ibisanzwe.